Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza abantu mudukunda mudukurikiye kuri channel ya RD1. Nizere ko mumeze neza n'abantu batameze neza no kuri ndabifuriza kumera neza. Hanyuma rero uyu munsi ndi kumwe none amaze kuba umusangwa nta nubwo akiri umutumirwa, ni inshuti yacu, ni umubyeyi dukunda, ni mama dukunda gufatanya muri ibi biganiro. Yitwa Mama Dusabe Tuyishime Evangeline niyo mazina ye, nuko abantu benshi mwamumenye muri filime ya Nyambo yitwa Ibanga, niho yakinnyemo yitwa Mama Dusabe, niyo mpamvu nkunda gukoresha iryo zina, ariko ubundi yitwa Tuyishime Evangeline. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Yego. Uyu munsi rero tugiye kuganira, turimo turavugana n'ababyeyi, turababwira ibintu bitaho kugira ngo bamere neza. Turi kwibanda ku muryango cyane, ariko kandi ushingiye ku mubyeyi, ko tuzi neza ko umwana avukira mu muryango. Rero ni impamvu twibanda ku muryango kugira ngo tugire umuryango muzima, tugire abana bazima babayeho neza bakiri mu nda, ndetse kandi banavuka nabwo tugakomeza kubitaho kugira ngo bakomeze bagire ubwenge, yaba mu bitekerereze, bakomeze bakora ibintu bizima kandi byubaka sosiyete nyarwanda. Nicyo kintu tuba twifuza muri iki kiganiro. Hanyuma rero Tuyishime, ndashaka ko tuvugana ku kintu kijyanye no kurya indyo yuzuye. Umubyeyi akwiriye kurya indyo yuzuye, ariko se nkawe nk'umubyeyi no tuba dushaka ngaha kugira experience, tuba dushaka no kuvuga ibintu byanyabyo, apana byo gusoma gusa, ahubwo nkawe ntukaduha ubuhamya bwa nyabyo. Ese umubyeyi akwiriye kurya iki? Murakoze cyane. Umubyeyi akwiriye nyine kurya indyo yuzuye. Muri iyo ndyo yuzuye, imbuto, imboga za dodo, kunywa amazi menshi. Umubyeyi agomba kunywa amazi menshi. Yego. Kuko cyane amazi menshi aba yaranayatakaje, rero aba agomba kuyagarura. Yego. Noneho yamara kurya ibyo ngibyo byose nyine mubwiye, umubyeyi abasabwa nawe ubwe kwiyitaho akikurikirana. Ni ukuvuga ngo ibyo arimo kurya nibyo yonsa umwana, niyo mpamvu aba agomba kurya indyo yuzuye. Ikindi kandi akanywa amazi menshi, kuko amazi menshi iyo yanyweye bituma n'umwana atarwara constipation. Ujya ubona ukuntu uduhinja dukunda kugira constipation, rero umubyeyi agomba kunywa. Rero wanyweye amazi menshi ibyo byose byashira. Ariko wari ukitubwira ku ndyo yuzuye, se ni iki nyine ugomba kwitaho cyane uvuga ngo byanga bikunda icyo ntabwo kiri bure mu biryo ndi burye? Yego. Ubundi byanga bikunda umubyeyi ntabwo yakabaye abura imboga. Yego, imboga rwatsi ntabwo yakabaye zibura. Kandi dodo ziba ziboneka, zinagura make ku isoko, ziba zigura make. Wenda tubye no mu cyaro nk'igihe cy'imvura, nk'igihe cy'imvura ziba zarimejeje, ahantu hose ziba zihari, kugasanga ikibazo ni ubumenyi. Uri kuzica ariko ntabwo uri kubona ko zifite agaciro, ntabwo ubona ko ukwiriye kuzirya kuri buri biryo byawe kugira ngo ugire intungamubiri. No mu biryo ariya akaba adashobora kuburamo imbuto. Avoka nazo zigura make. Yego da, voka. Imbuto ni ibintu ushobora kubona bidahenze, kandi ushobora no kugura kimwe uyu munsi ejo ukagura ikindi. Ntabwo bivuze ngo ubigurire rimwe, sibyo Evangeline? Ushobora kugura kimwe uyu munsi bitewe n'ubushobozi ufite ako kanya, ejo ukazagura ikindi. Ariko umubyeyi icyambere numva ari mu mutwe kubyitwara, ukamenya ngo izi mboga ni ingenzi, ngomba kuzirya, kuko ushobora no kuba uzifite hariya ariko ukazireba ukazinegirije. Hari n'abantu ngenzi bashobora guteka ibiryo ntibashyiremo imboga kandi ziri aho ngaho. Yego, zihari. Noneho hari n'abantu baba banazisoroma ku rugo pe, zanimejeje batanazihinze, ariko batazi agaciro kazo. Hari n'abantu bafite n'ibiti bya avoka. Yego da. Ariko akaba adashobora kurya avoka. Ibiti bya avoka, ibiti by'imyembe, ibiti by'amaronji, imineke, bafite intoki, ariko kuzagira ngo atare inuze igitoki ngo agitare abone umuneke bikaba ikibazo. Cyangwa bakabarigurisha. Wenda tubye niba ari ibitoki by'imineke, ugasanga arabigurisha ariko we ntabirye. Cyangwa se afite n'abana batoya wenda bari munsi y'imyaka 5, cyangwa se n'abakuru baba bikeneye, ariko ugasanga ntago abirya, cyangwa se ngo abihe umuryango we, akabimarira ku isoko gusa. Ibyo rero ntago ari byo babyeyi rwose. Twiyiteho, tumenye kurya indyo yuzuye ya nyayo,
kandi tuyihe n'abana bacu. yego ikindi mu ndyo yuzuye burya urugo rufite abana ntabwo ruba rugomba kubura indagara ahubwo kandi indagara n'iz'ijana ziraboneka ariko ugasanga unaniwe kudufata ngo utereremo abana indyo yuzuye bayibone. Hari n'ababyeyi baba batarya ikintu akumva ko atagiha umwana. Nimba utarya indagara ntizikugerere mu rugo, kandi mu by'ukuri niba uri mukuru ntabwo uzikeneye, ariko noneho umwana wawe we arazikeneye cyane, noneho nk'umugore wonsa biba bisaba ngo azirye. Isombe abantu bazi ko ngo ari iz'abakire ngo ari iz'abake, kandi niyo waba uciriritse urayisoroma ugasekura mu isekuru ugateka. No kuyishesha ntabwo bihenda, si igiceri cy'ijana, no kuyishesha ntibihenda. Ubwo rero abantu nyine bawubona batabyumvise, ntabwo baba babihaye agaciro, ntabwo nyine baba babishyizeho umwanya wabo. Bivuga ngo ikibazo gihari gikomeye ni icy'imyumvire, kuba wumva ikintu wamaze kucyumva kugikora biroroha. Iyo wumvishe ikintu kugikora biroroha. Ikindi ntabwo hari ibintu nta nubwo biba bisaba ubushobozi buhambaye, ahubwo ikibazo yabyumvishe. Hari ukuntu usanga umubyeyi yahugiye mu mirimo ye, ntamenye ko afite umwana yonsa, ntamenye ko akeneye kurya ibyo bintu, yaba byaba binahari ntabirye. Rero ababyeyi badukurikiye rwose icyo kintu bakiziririze. Impamvu twitaye ku muryango cyane, umuryango niho ibintu byose bishamikiye. Yego, ni fondasiyo y'ubuzima. Iyo umuryango wangiritse igihugu kiba cyangiritse. Nta terambere twajya tudafite umuryango, kuko abo bana dufite nibo ejo hazaza, nibo perezida b'ejo hazaza, nibo minisitiri, nibo bashoramari, nibo bacuruzi bakomeye muri iki gihugu. Niyo mpamvu tugomba kubabungabunga kugira ngo bagire ubwenge kandi babugira kuko bitaweho. Ibyo turya nibo twebwe, kuvuga ngo uko usa ni ukubera ibyo wariye. Umubiri wawe uba mwiza kubera ko wariye neza. Nimba utariye neza niho uzasanga umwana utamenya ko ari umwana wajyana umusaza, kubera uruhu rwarakanyaraye. Kubera ko ibyo yakabaye abona ntiyabibonye. Noneho buriya hari ikintu twavuzeho cy'amazi, wenda turirukanka. Hari ukuntu amazi bayafashe nyine nk'aho ari ibintu byoroshye biri aho ngaho, kandi uruhu rwanyweye amazi rusa neza. Yego, gusa n'umwana wonse akonka amazi, amashereka aza asa nk'ameze neza, nyine aba afite intungamubiri. Noneho kandi ikindi ntarware na constipation, akaba arituma neza. Rero amazi nayo ababyeyi bonsa n'abatwite, amazi muyiteho kandi muyanywa ahagije ajyanye n'ibiro byanyu. Urumva atari byo? Buri muntu anywa amazi. Hari ukuntu kera ngo abantu ntabwo bari bafite umuco wo kunywa amazi, wasanga umuntu ashobora kumara n'imyaka. Njye hari umukecuru nzi yajyaga avuga ngo amaze imyaka, kumva mbese abayeho ntabwo aranywa amazi. Ukumva kugira ngo umuntu anywe amazi ni amaburakindi, ni amaburaburizo, ni ubukene. Ni uko yabuze ikindi kintu anywa, nawe ubwe no kuyanywa akayanywa ashinyiriza, avuga ati aya manyagwa, ati reka mpfe kuyanywa. Ariko amazi ni ubuzima. Hari akantu kigeze kubaho, umuntu yaka amazi gutya, ugenda ahantu ati tuguhe iki, ati amazi. Umuntu aramureba, tuba amazi niyo amazi y'umugezi. Rero hari abantu nyine baba batazi agaciro k'amazi, ariko igihe turi kujyamo birasaba gukanguka mu mutwe. Mu mutwe birasaba gukanguka. Mwa babyeyi mwe mwiyiteho, umuryango nyine ugira ubuzima buzima. Cyangwa ugasanga baravuga ngo amazi ngo n'ay'abakire, ngo baba bamanura ibinure. Yego, ngo barahaze, bivuze ngo amafanta ibicyo, ngo amavuta bayabanye menshi, ngo bari barimo kugabanya amavuta. Ariko amazi buri muntu wese arayakeneye. Buri muntu wese aba yakeneye, buri muntu wese aba agomba kuyanywa. Ntabwo ari ukunywa amazi kubera ko wabuze kugira, cyangwa ngo uyanywe uhumirije umeze nk'uri kunywa ibinini, umuti, ahubwo wakabaye uyanywa wumva ko nyine ari ubuzima, n'ubuzima bwa buri munsi. Buriya ngo iyo utanywa amazi umeze nk'isafuriya itogeje, niko biba bimeze. Mo imbere mu mubiri wawe haba nyine nta suku irimo, kubera ko ntabwo wahogeje. Nimba uraye uriye ibiryo mu gitondo bugacya ntunywa amazi, ukongera ugashyiramo ibindi biryo, urumva uri gutekera mu isafuriya itogeje. Niyo mpamvu wumva umuntu ashobora gusohora umwuka kumva ntabwo umeze neza, kubera ko imbere muri we ntabwo hogeje, ntabwo hasukuye. Niyo mpamvu ugomba kunywa amazi kugira ngo ubusukure wowe imbere. Nimba ushobora gukaraba inyuma ugasa neza, kuko udashaka gusa neza n'imbere muri wowe. Bivuga ngo ni ukoza inyuma ariko imbere hasa nabi. Niba uri kumwe n'umuntu gutya
yavuga cyangwa yahumeka kumva harimo akantu umwuka kumva harimo akantu katari sawa kadahumura neza, kandi ikibazo ari iki, hari uko atanyweye amazi. Rero rwose babyeyi mubyumve ko kunywa amazi ari ingenzi, ari ingirakamaro, kandi ntago bigirira akamaro wewe gusa, ahubwo turi kureba n'umwana wabyaye, umwana noneho hari n'ukundi kuntu abantu badakunda guha abana, wenda tuvuge umwana w'imyaka nk'ibiri, itatu, utaramenya nko kuvuga, akaba watashobora kwibwiriza nk'umubyeyi ngaho umwana amazi yo kunywa. Na benshi ntabwo bayabaha. Ugasanga yaramubona, wenda tuvuge nk'umuntu ufasha mu rugo, umutante ufasha wenda umufasha kurera abana, yamuha amazi, umubyeyi akaturuka hariya yasaze. Urampera umwana amazi, urashaka kumurwaza bwaki, intambara ikaba intambara. Ariko n'umwana buriya aba agomba kunywa amazi, nimba adashoboye no kwivugira uba ugomba kumuha amazi nk'uko nawe yakeneye. Nyine ukamureberera, ukamumenya igihe yakeneye, atarinze kuyashaka, ukamutekerereza. Ni igihe nicyo umubyeyi babereye, ubwire gutekereza umwana, ukamenya icyo ashaka mu gihe gikwiriye. Nimba atashoboye kwivugira akubwira ati ndashaka iki ngiki, hari nk'abana cyo koza aba adashoboye kuvuga ariko akamenya ukuntu akora utujeste, akora amarenga, ukamenya ikintu ashaka. Rero ubyumva birasabana ko kundi kumuba hafi kubana kugira ngo umenye nayo geste nayikora, umenye ngo avuze iki. Kuko n'igihe nimba utabana n'umwana cyane ashobora no kuyikora ntumenye ikintu akubwiye. Urumva rero ni bimwe twavuze by'ababyeyi kwiyegereza abana, kuko hari igihe umwana hari ikintu akenera ntakibonere ku gihe. Rero biba bisaba ngo ukimuhere ku gihe, amazi uyamuhere ku gihe. Erega abana ntago ari bo bagomba kumenya icyo bakeneye, ahubwo umubyeyi niwe ugomba kumenya icyo umwana akeneye. Rero wagiye kure y'umwana ntago wamenya icyo umwana igeze yakeneye. Ntiwamenya ngo umwana ararya umuneke ryari, niwe se ntuhari, nta nubwo uzi niba n'izo ndagara bazitetse, ntuzi niba n'izo mboga bazitetse, nta kintu na kimwe uzi. Rero biba bisaba ngo uba uri hafi nyine ugende ukurikirane se umwana yariye gute. Ukazirikana ko ibiryo byose ugomba guteka hari buzemo intungamubiri. Kuko ushobora no kuba wanaziguze wowe ukibwira ko umwana yazifashe kandi atazifashe. Ko tujya tubona nk'abana ashobora kurwara bwaki kandi iwabo nta kintu babuze bifashisha, ndetse n'umubyeyi akavuga ati njye mba nabiguze, ariko biba byagiye he, nyine agura agashyiraho ariko ntakurikirana. Rero umubyeyi wese agomba kugira gukurikirana, akamenya buri kantu kose, buri detail, naho imbeba ica akaba abizi ko atahana imbeba ikunda kuhaca. Apana kubaho uri mu rugo utazi buri kantu ko utazi detail. Uba ugomba kwicara byose ubikurikirana, byose ubizi, umenya ngo iki kigenda gutya, nyine ukaba vigila pe. Nyine buretse wenda ko icyo kintu tuzakivugaho, hari abagore nyine baba bari mu rugo nyine ari aho nyine ameze nk'umuntu uteretse aho, ntazi ikijya mbere, ntazi ikiri kugenda, ntazi ngo byanyuze byaciye aha, ntazi ngo bariye. Nyine w'igikuru nuko asanze ibiryo biri he ku meza, ntazi ngo ese abana bariye, reka ntazi ngo byagenze ute. Ibyo rero umubyeyi aba agomba kubikurikirana, akamenya ngo ese bari ibiryo bimeze ute, ese ubundi umwana yanyweye iki. Kuko nanone ntabwo wahera uyu munsi ngo umare icyumweru ngo umwana ngo ari kunywa amaji yonyine, nta mazi. Icyo kintu ugomba kugikurikirana, ukamenya ngo umwana akeneye iki, ese igikoma yanyweye washyizemo harimo ibiki, kigizwe n'iki. Yego. Kuko nanone ntabwo wafata ibigori byonyine ngo usheshe uhereza umwana, nta masaka ntaki. Yego, mu bushobozi bwose waba ufite. Ntabwo turi mu bantu bafite ubushobozi buri hejuru cyane, ntabwo aribo turi kuvugaho bonyine, turi no kuvuga no ku bantu batabufite. Ufata n'udusaka dukeya ugaterera, ukavanga igikoma kivanze gifite intungamubiri, nicyo umwana aba akwiriye kunywa. Wenda nubwo utashyiramo amata, ariko nibura wafashe amafu agiye avangavanze. Rero nyine nibyo twavugaga, ibyo nta wundi muntu ubikora, nta n'undi muntu ubimenya, ni umubyeyi. Yego, rero ibyo bintu byose ababyeyi, umuryango ugomba kubyitaho ku buryo nyine abana bakurira mu muryango muzima, nyine ukabona ko abana bakuze neza. Yego, reka rero tubashimire mwebwe mwadukurikiye ikiganiro, nizere ko hari icyo mwakuyemo. Umubyeyi wese udukurikirana umunsi ku wundi, ndizera ko hari ikintu akuramo kandi kizamufasha mu buzima bwa buri munsi, kuko niyo ntego yacu. Icyo kintu tugamije ni uko umubyeyi agira hava akagira n'aho agera mu bijyanye no kurera abana, no kugaburira abana, no kubaka umuryango muri rusange.
Evangeline wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Yego twizere ko n'ubutaha nitukukenera tuzakubona. Murakoze cyane. Hanyuma kandi abantu bakomeze bagushyigikire kuri channel yawe witwa Mama Eva. Mama Eva Films, mujye mumushyigikire, mukore subscribe, mukoreho rimwe, nimba warayikoze rekera nongere kuyikoraho. Nguko mbivuze wongere ukore, uko mbivuze wongere ukore hoya. Nimba warakozeho ubwo byarangiye, ubusiga no kujya umureba. Ureba filime gusa bisanzwe, muri comment ukandikamo, ukanasharinga inshuti zawe. Hanyuma tukagera kure dufatanyije. Mwakoze cyane rero ikiganiro naho utaha. Bye bye. Murakoze cyane.